Yes, nk'uko mubibona rero kuri ino foto ni Rocky Kimomo muramuzi cyane, ni umusitari wo mu Rwanda, bitewe n'uburyo yamamaye cyane, arazwi, yigaruriye imitima y'abatari bakeya, ukibona ifoto ye uhita umumenya cyane cyane by'umwihariko yamenyekanye mu gasobanuye filime cyangwa se muri filime zisobanuye mu rurimi rw'Ikinyarwanda, bityo bituma yigarurira imitima y'abatari bake, aho inkuru yose imuvuzeho igenda igakwirakwira hirya no hino. Rero ni inkuru n'ubundi yari imaze iminsi ivugwa, aho hari ikintu cyari cyabaye kuri YouTube channel ye cyangwa se yabaye ku muyoboro akunze gukoresha. Murabizi YouTube channel ni zimwe mu mbuga nkoranyambaga akunze gukoresha, harimo n'izindi nka Instagram, TikTok ndetse n'izindi. Rero ni inkuru nyinshi zaje kugenda zivuga kuri YouTube channel ye, aho abantu babaye kuvuga ngo ishobora kuba yataminetinzwe cyangwa se ishobora kuba yibwe, ariko ntago ari ibintu twahamya neza, ntago ari ibintu twakwemeza, kuko we ubwe ntabwo yigeze avuga ikintu cyari cyayibayeho. We icyo yavuze ni uko twamubonye kuri YouTube channel n'ubundi ya Rocky Entertainment, aza asaba abanyarwanda bose kugira ngo tube twamufollowinga cyangwa se kugira ngo tube twamukurikirana n'ubundi ku yindi YouTube channel ye nshya yari yafunguye, ariyo yitwa Kimomo News. Murayizi cyane, ndakeka ugiye kuyisearchinga kuri YouTube channel wayibona. Rero inkuru ituzanye nk'uko bisomye kuri description y'iyi video cyangwa se nk'uko wabibonye mbere yuko ufungura iyi video, ni inkuru nanone iri kuvuga yuko Rocky ashobora kuba yagiye muri Amerika. Ni ibintu byamaze guhamya cyangwa se ni ibintu byamaze kumenyekana koko ko Rocky yagiye muri Amerika, aho n'ubundi byaba biri kuvuga ko agiye kureklama cyangwa se agiye kubaza ibyerekeranye na YouTube channel yiwe. Noneho inkuru ivugwa cyangwa se inkuru tubazaniye aka kanya ni uko ari ifoto tubonye nawe ubwo ashobora kuba ari ibintu yivugiyeho, aho yatangaga interview, bivuga ko agiye kuba yatura muri Amerika, atazagaruka hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ibintu abantu benshi bishobora kuba byabababaza cyangwa se bikanabashimisha, by'umwihariko nk'abakunzi mushobora guhita mutekereza ko mutazongera kubona ibintu byabashimishaga cyangwa se mu bintu yakoraga, ndavuga nka filime. Ushobora gutekereza ko utazongera kubona filime cyangwa se utazongera kureba filime yasobanuwe na Rocky, bitewe n'uburyo ataba akiri gukora umurimo we nk'uko byabisanzwe. Rero ni inkuru nyinshi zikomeje kugenda zivugwa, aho koko ubibona nk'uko kuri iyi foto. Ni ifoto tubonye tuvuga ngo reka tuze namwe mutange ibitekerezo, niba hari icyo waba ubiziho ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe, uzi kwandika hano muri comment utubwire uko wabibonye cyangwa se uko ubyumva, ase aramutse ari ikintu cya nyacyo, aramutse ari inkuru mpamo kuko ko Rocky agiye kwiturira muri Amerika, byaba bimeze bite. Gusa navuga ko cyaba ari ikintu cyiza, kuko ni ikintu kigaragaza iterambere cyangwa se ni ikintu kigaragaza ko yaba yateye imbere mu buryo bugaragara, kugira ngo yimuke ave hano mu gihugu cy'u Rwanda agiye iriya mu gihugu cyo hanze cyo muri Amerika. Ni igihugu muzi ko ari igihugu gikomeye cyane, utapfa kugituramo uri umuntu uciriritse. Rero byaba ari byiza kugira ngo uriya musore abe ari gutera imbere ku buryo bugaragara, ariko byanashoboka nk'uko mwabibonye ku nzu yifotoje ariho, bivuga ko ari inzu yaguze hariya mu gihugu cya Amerika, ari nayo agiye kuzaba yabamo. Ariho abantu bari guhera bari kuvuga ngo iriya nzu niyo agiye kuzabamo, ntabwo azagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa izo ni inkuru zose tutari kwemeza, ni inkuru nawe ubwe atari yivugira, nk'uko cyokoza twamubonye ari yifotoreza kuri iyi nzu, ntabwo yaje kuba yagira icyo bivugaho. Icyo usabwa nta kindi rero ni ugukanda subscribe kuri umuyoboro wacu wa YouTube, kugira ngo ubashe kumenya inkuru nyinshi ziri bugende zivugwa. Ndabizi ko nawe ubwe ari buze kuba yagira icyo abivugaho, turi buze kuba twabibagerezaho hano kuri muyoboro wacu wa YouTube. Kandi nk'uko mubizi ni umuyoboro wa YouTube tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru yizewe, amakuru aba atariho ivumbi. Dukora ku binyamakuru bigiye bitandukanye bikora hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bisora inkuru mu buryo bwanditswe, ndavuga nka Mutwa Gasabo, igihe.com, Kigali Today n'ibindi byinshi bisora inkuru mu buryo bwanditswe. Niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru zose tuzibagerezeho ku gihe, mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bwa video. Niyo mpamvu igihe wakanze subscribe uzaba urishwa neza ko uzajya ubona amakuru aba yirirwa avugwa hirya no hino, haba mu Rwanda iwacu no hanze y'u Rwanda. Nta kindi rero nakubwira wowe udahema kudukurikira gatanu kandi sibyo kubwira ngo ukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.